rw'umugongo. Yari kubwiye mboro yabimeze utemana nayo na nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo abose n'ikintu biba bari gutera amamane hakara abana bafite ibisongo karaka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufiya reka da nkuko bisanzwe iyi ni Afrimason TV muri kumwe na Nzovu dore noneho muri kino gitondo Nzovu avuye muri salon de coiffure ndetse yakubiseho umucongo wa dance ariko se Nzovu ko tubizi ko ukunda kujya mu ndaya cyane aho ngaho izo ni ndaya zakuri intoki byakugendekeye gute nabo zizaba zintoki wihangane nabyumvise kuko z'impanuka uri muraza aha ngaha pole kabisa none se Nzovu wese kandi usakuza baturutse kandi nanjye guseka nanjye mu mwindisha abantu ari bubobo baje pabi shawari usera Kagara nk'umunyarwanda uri gutegura kuzana abanyamahanga mu gihugu cy'u Rwanda Ashton India abo bantu nibagera i Kigali bavuga uruhe rurimi ese bavuga ikinyarwanda ese wowe iyo muri kumwe muvugana iki ko mbona mukorana ingendo mu bihugu bigiye bitandukanye wabuze icyongereza kuvuga ngo ahangana cy'Rwanda dukoresha ni icyongereza gusa bivuga icyongereza ibaze kuri turi bivuga icyongereza kujya kurya tukavuga icyongereza kujya kunyara nkavuga icyongereza kujya kuvuga akanyarwanda iyo turi kuba mu cyumba ariko se mwabigabo mwe mwagiye mugira ikinyopfura mukagera n'indero dore uko biguguna ibisheke wagira ngo ni za mashini zo mu gakinjiro zirimo ziguguna imbaho reba ukuntu bireba mwagiye mugira ikinyopfura mukamenya ko muri n'abasitari ko se mbibariza akabazo iyo muguguna agasheke nta n'isoni muba mufite imbere ya kamera reka rero dukomeze n'amakuru ya hano ku mihanda ya Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange ubushakashatsi bwakozwe bwavuze ko 7% y'abana b'urubyiruko mu bahungu basambana bakiri munsi y'imyaka 15 y'amavuko KNC na Mutabaruka murabivuga hiki yo ku mazi wabundusha nibura ngo duhereho gatoya abantu barandagaye gute nyine abantu bazamuka ari bazima ariko amasaha n'iminsi bigenda byigira imbere abantu bakagenda bahati baba game over ikinywaji cyakambakambishije abantu bamwe babura iyo bajya kurara birarira ku micanga abantu bakajisha ngo nyine nahisemo kurara ku mucanga ariko ari uko batabasha kugenda kutararenga naho ngaho udukingirizo n'ibinini birinda gutwita yaranguye ku bwinshi ndetse ku mihanda yose ya Kigali no mu masoko yo mu byaro udukingirizo turi gutangwa ari amazu ashinzwe kudutanga ari nabo bambwiye bajyanwe n'abantu abo bantu bagereyo bakabata kuri plage kumva hanyuma bakajya batahanwa n'ubonetse wese ariko nabo bajyanye hana akabasigayo gutyo mbese ngo byabaye mpangu byari bibi cyane ibintu byabaye hariya abangaba se babyina muri buno buryo aba nabo batekerejweho kugira ngo bahabwe udukingirizo Mutabaruka na KNC mubavugire nabo nazwe ariko nayo ariko hari icyabayemo kitari cyiza cyane urugero game over ni umugabo umwe nyine wahuriyeho n'isanganya baramwibye cyangwa bayoborwa no kwibwa nanjye siri imbere uzabyumva tubireke ntabwo ushaka kurijyamo reka tubihare ariko reka mbabwire iyo uri umuntu w'umushinga ntahe nkaba Mutabaruka iri fo ko hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kwirinda hari rwose n'imbyino utabyina ndabikubwiza ukuri rero iyo wishyize muri dansi z'inkende wemere ko uzajya zigukozaho umurizo ahangaha uyu nguyu yararimo ararira avuga ko ashaka The Ben ese KNC byarangiye gute simbiheruka mumbwira ukuntu byarangiye umukobwa yararize ashaka ngo The Ben ngo mumukore stage muhunzanire hano ngo waramujijisha wamuzanira ndimbati sukurira raho ngo yataga ni The Ben we that's not good
oye icyo kurira si cyo kibazo ukuntu umuntu batumyeho debeni bakaza bose ni abasore bafite ibigango bimwe. none se umuntu wagize kiriya gitekerezo cya ndimbati ubundi niwe muntu ukwiye kwitaba ribu kigenda nk'igitebo. Ibintu bya industry muri kino kibuga ntago biba byoroshye. Uyu mukobwa niba atari agatwiko ka debeni n'amayeri menshi kariya kasingo ntago tuvuga ko hagati y'imyaka 15 na 24 nibyo nari ngiye kwita nkuzanira abakobwa ari amasugi. impamvu ari amasugi rero nuko bagaragaje ko ngo abahungu ngo batangira gusambana ku myaka 15. Twasanze hari abahungu abagore bakuru badufata ku ngufu. Ubundi hari hararanga Scovi ngo rero buretse gatoya unyumvire n'uyu nguyu. Uyu se we baramushakira agakingirizo bwoko kira ngaho handa turwa umugongo. ariko ubwo iyo mboro yabimeze ute mani nayo na nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo abose n'ikintu biba bari guteramo mani Hakara abana bafite ibisongo. karaka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufi. Reka da. ese ubundi ubwo uwakoresha agakingirizo kinini yagishakaga yego Wese ntituzi ko abantu banywa yuko birangira. ibigirangira bite Birangira iyo wanyoye birangira bite kuki ukunda kunsubiza ikukiri naho ngaho ubuzima bw'abastari bwandagaye ngo Debeni na Pamela nabo urugo rwabo rwamaze guhirima. Ni inshuti ariko zarunguye abagore nk'iburyo n'ubumoso. Oya sinzi mise Debe na Tom Close ni inshuti magara kuba batangira imiziki na mbere yaho kuki abagore babo ari amanyurane uretse ugende gake. Nibyo bombi ni beza. Pamela mama pari umugore udakozwe ubugore aho umugore w'umujenzi. Weekend ni Zanzibar konsa no gukamisha kurya n'ukurya imiterere ni wani amaso na masaroti ikindi ni ikinyashi conze biziri nenge inguni zipimye ubutekinisiye. Pamela ni mwiza kandi n'umwana w'ikinyejana abashaka ko yitwara nk'abanyi n'ababy boomers ngo bacire birarura icyo ringwa gisibe hanyuma se kikajya mu nde nako muragira ngo DJ Spin akwikirori wenyine niyo mpamvu nyine cyitwa Spin and Friends. None Pamela w'amaso y'amasaro amaso asa n'amasara bwayi inyana muzindi Pamela de Tiger umugabo w'agatuza arusha abandi bose Nyarugenge umugabo Nashton ubwabo nagatinya ko bakora du push ups ngo adaseba ese ko de Ben ariko se Scovi uyu nguyu turatira amabuno ibingibi by'amabuno barabirya ese waba ufite amabuno ni bakora divorce ngaho bambwirira imbere yuko dukomeza. Urukiko rw'ibanze rwa Ruhango rwaburanishije ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'umukozi wa Sako Bweramana uregwa gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugore w'imyaka 30 y'amavuko. Umusore we akaba afite imyaka 23 y'amavuko. Ubushinjacyaha burarega uyu musore ibyaha bitatu. Uregwa ahawe ijambo yemeye ko yasamenye n'uriya mugore kuko ngo bari inshuti banasanzwe basambana butari ubwa mbere. None se umugore umuhungu yagiye kureba uwo mugore arakomanga barakingura byaje guhinduka gute ukuntu yamufashe akamugeza mu gashyamba umugabo yavuye mu maguru y'umugore n'ubu aracyarwanira gusubiramo. God have mercy upon us. Iyi nkuru y'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa yakuruye impaka nyinshi cyane bamwe batangira kwibaza ese ko uyu musore yagiye gusura uyu mugore akakomanga akinjira mu nzu yaje kugira mu gashyamba n'umugore basambanirayo gute? Tuvugisha ukuri kumvikana n'umuntu yasoza akavuga ko wamufashe ku ngufu no kumufata ku ngufu bitandukanira abo bacamanza niba bavuka i Rwanda ntabwo bazi ko duhura abantu bikozamo bikw'ikozamo ngo bikozamo so ese koko hari umuntu wasanze mu gahuru munahagarara mukavuga ngo komeza dusoze cyangwa muriruka uwa mbere ngo kwiruka ninde ni umuhungu kubera aba ari hejuru. Reka uyu munsi rero tuvuge ku mpano zagiye zitangwa n'abasore baziha abagore ariko ugasanga abo basore bafite umurengwe n'umuteto. Imana ishimwe Emmanuel yahaye umufasha we imodoka Nick Mukunzi nawe abigenza uko nkuko mubibona imbere y'abana biwe Niko harya ubundi Paxson rero udasanzwe Paxson ufite urukundo ruto rw'abasore bo mu mihanda ya Kigali uyu munsi ngo yabwiye itangazamakuru ko afite urukundo rudasanzwe muri we ruri kugurumana. Umva uko byagenze. Romantic. Yeah, why not? Very kabisa. Like how?
Kundana n'umuntu how ugaragaza how romantic you are good. Romantic yo bebe. Ase ngurabure mwana. Ngera se mwana bumaya kabisa no kwitama. So this being romantic. Good man. Yo bebe. Mbata mubwira atashumi yanje. Bumaya kabisa kwitama rekana amadaji. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. we ararira ayo kwarika kubw'ikibazo afite cy'umuvandimwe we. Ubuzima mbaye mu mwana ntago nabukwifuriza wanjye, ntago nabukwifuriza. Buri muntu aba afite igeno. Murabizi umuvandimwe amaze iminsi arembeye mu bitaro by'i Kanombe, dore ko na numero watangiraho ubufasha kugira ngo akunde avuzwe cyangwa se abonerwe imiti dore ngiyo kuri ekara yawe. Nanavugishije yego muzangirire ku murwayi akireba, akibasha kureba basi abareba. Sigaranye ijisho rimwe, umuntu wa mbere ndi buhereho ni Israel Mbonyi, wenda ntabwo yabona umwanya. hangana imitsi hangana n'ukuri ariko nabanyizereyemo umusita ariko nkabona nta kintu nabikoraho. hangana n'ukuri imitsi Amaji the Black wamagaye kangahe. hangana n'ukuri. Ukuri nanjye mugize icyo mumfasha kuri uyu muhungu umaze kino gihe ameze nabi kandi nanjye naritanze, nanjye mwamfasha, nanjye nkareba ko nagarura ibyishimo, nkareba ko nakongera gukina komedi bigakunda. Nkareba ko nakongera gukina nkajya imbere ya kamera nkasetsa akoze ndasetsa abantu, njya gusetsa abantu se mbabaye. Ibintu bibaho biragoye. Rundi ruhande nubwo Sonia bitameze nk'ibya mitsutsu, haba hasohotse aya majwi byakorewe mu ibanga, ariko uyu munsi byagiye ku karubanda. Umugoroba nyine yari kutujira bize ne bari wadice kubera babenda bari Gisenyi, yari baje kudica. None den ari ikigabo cy'ikirema ifite gitwara ino modoka yo mu bwoko nyine ni Range Rover, ariko iyi ngiye kumera nk'izaba muyango n'ubundi. None nyine DJ avuye ku giciro kumva yari iruhande rwe, urabizi ugiye pata ko ufite umubonza. Yura cyo ku DJ wo umubonza. Ubona bonza ahita panura kuri boro za toilette. Ahantu abantu z'abakobwa bajyaga. Na mukobwa wongeye kwinjirayo. Ikigabo nicyo cyahise cyinjirayo. Bamazeyo nk'iminota nka 40 gutyo. Ni butumwa bw'amajwi y'umusore umuburira kwirinda abantu ngo bashobora kuzamugirira nabi, amubwira ko hari abantu ngo biteguye kubikora. Wihangane, ibintu ngiye kubwira ntabwo ari ibintu byiza, gusa iriya mihanda ya za Giporoso Gisimenti uyitondere kabisa. Sha nta muntu uri kukwifuriza neza, hari abajeni numvise, ubitondere. Kandi bitewe n'umudije w'umukobwa ushaka kubishyura ngo baguhemukire, ni umudije w'umukobwa w'inzobe. Umudije umwitondere kuko amakuru ntabwo ari meza, mbaye mbikubwiye hakiri kare, mbabarire witonde rwose. Umuntu uguhamagara ngo umuntu abonane ntuze kuza kubyemera, ukashaka kudukoresha, mbaye nkurabuye. Kwihangana kwa Sonia kuba kuranze kubw'igihe yari amaze yakubutabera byarananiranye. Kumara imyaka 3 wiruka mu nzego usaba ubutabera ariko n'ubuhabwe. Ibi byatangiye mu kwezi kwa 7 2023. Natanze ikirego muri RIB nsaba ubutabera no kurenganurwa
kubera agatsiko k'abantu banoteza bakamparabika bampimbira inkuru ariko na n'ubu ntibirakemuka. ariko this time mpamvu mwabonye ko mbivuze kuko bimaze kuba too much pe. So ibintu byose bagiye bavuga byose narabiripotinga muri RIB. Rero niyo mpamvu aho bigeze ubu ngubu nuko ikigaragara cyo na RIB ubwayo nta kintu iri kumfasha. So nibwo rero maze kubona ko imaze gukomera ntangiye no kuvuga ngo nifashishe n'abantu bamenye what's going on in my life. Dufite abantu benshi batinye ibi, agaharasingwa n'abo bakorana, agaharasingwa n'abandi bantu bigize abapolisi ku bandi. Ibyo bintu n'ibindi bifite ikintu gikomeye hano mutazi icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo kuri uyu mukobwa niba ageze kuri uru rwego hazaba icyaha cy'uwari wakorewe icyaha. Ntabwo uzi ukuntu bigeze kwataka Nyambo arahungira he ko abamutuka n'ubundi n'abakora ibyo byose bari kuri online. Ubwo icyo akora azareka gukora akazi nicyo bashaka gukora. Ariko icyo ndimo nibaza ni gute umuntu ataka kuwa mbere agataka kuwa kabiri agataka kuwa gatatu bikabaho. Ni ukuvuga ngo dufite abantu bateye intebe bemererwa kwandagaza abandi. Kwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ikai. ariko se nk'aba bamusebya ubundi bungukira hehe? kuri baca umugani ngo rero nimba ngo aho Imana ihahira niho habera ibisubizo bya sinzumva. Aho Imana ihahira nimba iteye amapfa. undi se kubona abantu banze kuba abanyakuri Imana izacungura isi ihereye hehe? Bose niba ari uwahwanya kuvuga ngo uri honete no kuvuga iki ujye kuba honete kuba ndi njyenyine ariko uyu yarapfuye ko ntabwo byagukundira. Ese dusabura byemeza kuba honete no kuba ari wenyine. Oya na nubwo byamukunda wenda unamusari honete ariko ejo ntabwo azaba ari honete kandi kuba ndi njyenyine. aha se yago ko numvise nawe umera nk'ubivugaho kandi ukaba uri i Bugande naho ngaba byarahageze twarasebye koko. kaninywera kaji Game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Oh la la, life is good. Ubuzima ni bwiza. La vie est belle. isi wa wundi nawe Imana ngo yaramurokoye ngo yaretse urumogi ariko asigaje kurunywa rimwe. Imana hari igihe igukura mu kibazo gito ishaka kukurinda ikinini. Urumva nk'ubu ngubu iyo batamfunga wasanga rwa rubanza ashobora kuba yarapfuye kandi nize byinshi, nize harya nize iki, nize indirimbo zo mu gakiza, niga amajambo yo muri Bibiliya, menya ko n'Imana ari umucunguzi ari uwera. Yego kandi naretse n'ibiyobyabwenge. Ndi mu bantu bashima ko naretse itabi ariko irya nyuma nshobora kuza kurinywa nimugoroba. Ngaho rero dusoza dusabire kuri Nyagasani uretse wumva isengesho ry'urumogi uri igitangaza Yesu we. Mwami Imana genda ukorere mu bantu ubaho umutima mwiza bareke uburyarya. Nyagasani ari kumwe nawe. Aka kanya urareba ukabona hari umuntu kuri kamera ngiye guhanurira uri kureba ino video. Titi Brown uramuzi? Ndamuzi. Imana igiye kugukorera ibitangaza. Kiramani nawe ikintu Imana yakuvuzeho yavuze ko izakugirira neza ariko utagiye gutana inzira. Uri kujya he? Uri gutana ndi kubibona. Tanuka. Uwanja wake kaingia sasa. Game ikai. Soko